Reka inkuru yacu tuyitangirire ku mukobwa witwa Angela. Angela yari umukobwa ukunda gukora, umukobwa mwiza, ufite icyerekezo. Mu myaka ye ya nyuma y'amashuri, yaje kumenyana n'umusore witwa Kalisa, umusore muremure mwiza kandi w'igihagararo. Kalisa icyo gihe yari azwi mu bucuruzi, yacuruzaga ibikoresho by'ubwubatsi, akagira imodoka nziza, akanagira amaduka 3 mu mujyi, aho abantu bose bamufataga nk'umusore uzi gukora, uzagira ejo hazaza heza cyane. Kandi koko byaragaragaraga, yitwaraga neza, ndetse ahari yabaga arangwa n'ibitekerezo byubaka. Ndagushimiye wowe uteze amatwi iyi nkuru. Niba uri mushya, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru nk'izi ngizi ziba zifite amasomo menshi yahindura ubuzima. Iyi nkuru tugiye kubagezaho nonaha ikubiye mu byiciro 4 udakwiye gucika. Icyiciro cya mbere ni icyiciro kirimo umukobwa wari umunyeshuri ndetse n'umusore w'umucuruzi. Icyiciro cya kabiri turarebera hamwe uko aba bombi bakundanye ndetse n'ishyingiranwa ryabo. Icyiciro cya gatatu turabona ubuzima bw'abo bombi bamaze kubona ubuzima bwiza, gusa bikaza guhinduka bitewe n'umugabo wahemukiye umuryango we, dore ko baje kubyarana abana 3. Icyiciro cya nyuma gikubiyemo ubuzima busharira bw'uyu muryango, kwegera Imana k'umugore, kwicuza k'umugabo no gusaba imbabazi kwe. Bana natwe muri iyi nkuru kugeza irangiye kugira ngo ugire icyo uyikuramo. Kalisa yaje gusaba ko akundana n'uyu mukobwa ngo ni Angela. Angela atajuyaje yamukunze n'umutima we wose. Nta kintu yabonaga kuri Kalisa cyamutera gutekereza ko yazamuhemukira. Bakundanyeho, Angela amaze gusoza amashuri barabana. Icyo gihe mu ishyingiranwa bakoze ubukwe bw'akataraboneka, ubukwe bw'icyitegererezo bwatashywe n'abantu benshi batari bake. Muri iki gihe Angela yumvaga ko ubuzima bwe bugiye kuba bwiza, kuko yari amaze gushyingiranwa n'umugabo bigaragara ko afite ukuboko k'ubutunzi. Nk'uko byari bisanzwe mu gihe cyo gukundana kwabo, bakimara kubana, ibihe byabo byaranzwe n'ibyishimo. Umugabo yitwaraga neza, kubaha umugore, akamubwira amagambo meza y'urukundo. Angela yumvaga ari umwe mu banyamahirwe babayeho muri iyi si. Haciyeho igihe gito uyu muryango wibarutse umwana wabo w'imfura, umukobwa mwiza bamwita Keza. Nyuma y'ikindi gihe gito babyaye umuhungu bamwita Eric. Bidatinze babyaye undi bamwita Gasaro, ari nawe muto. Ndagusabye niba uteze amatwi iki kiganiro utarakora subscribe, ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu, ndetse niba wumva ari cyiza ukore like. Bana natwe umunota ku munota ugenda usobanukirwa iby'iyi nkuru. Reka dukomereze aho urugo rwabo rwari ruguwe neza. Bakundaga guhurira ku meza mu gihe cyo gufata amafunguro, bakishima, bakaganira ku by'ejo hazaza, bakiga uko bazazamura ubucuruzi bwabo bukaba mpuzamahanga, ndetse bakigira hamwe n'indi mishinga. Ariko ibyo byishimo byari iby'igihe gito, kuko byaje guhinduka amarira ubwo umugabo yari atangiye guhinduka umugore we. Mu myaka mike Kalisa amaze kugira amafaranga menshi, yatangiye kugenda ahinduka. Yatangiye gutaha atinze, yari asigaye ategura ingendo atabwiye umugore we, kandi mbere yabanzaga kubimubwira, akamubwira n'aho agiye. Uko iminsi yagiye ishira, yatangiye kugenda ahisha umugore we, ahindura amapasiwadi yo muri telefoni ye, mbese atangira kujya agira amabanga adashaka kubwira umugore we, ndetse ntamwiteho nk'uko byari bisanzwe. Angela yabonye izo mpinduka, ku mugabo we atangira gutangara, atangira kujya agira amakenga, akibaza impamvu umugabo we atakimwitaho, bikamucanga. Gusa yirinze gukeka, kuko nta bihamya yari afite. Hadaciye kabiri abantu batangiye kubwira Angela ko umugabo we yahindutse, ko asigaye amuca inyuma, ariko uyu mugore ntiyabyemera. Uyu mugore yari afite umutima mwiza, kuko yashakaga kubaka, ntabwo yumvaga amabwire. Umunsi umwe rero hari abantu bacunze Kalisa
ubwo yari avuye mu rugo wenyine baramukurikira babona yinjiye muri hoteli. Barebye neza babona yinjiranyemo n'undi mugore bahahuriye. Abo bantu bahise bahamagara Angela, ahageze arabyibonera agwa mu kantu. Angela kuko yari umugore w'umutima rero yahise agira ubwoba bwinshi asubira mu rugo. Agezeyo yahamagaye umugabo we, umugabo we amubeshya ko hari gahunda yagiyemo gusa agiye gutaha. Uwo mugabo atashye Angela abimubwiye, umugabo we arabihakana, gusa Angela yari afite ibimenyetso ariko yirinda kujya impaka n'umugabo we ndetse yirinda kumwereka n'ibyo bimenyetso kuko atashakaga gusenya urugo rwe. Yumvaga umugabo we azahinduka ubundi bakongera bakabana mu mahoro. Uko imyaka yagiye itambuka, Kalisa yarushijeho kwiyandarika. Ntiyanyurwa n'umugore umwe, yakundaga kujya mu tubari, mu tubyiniro n'ahandi, ari nako abonana n'indaya. Kalisa yari afite intego yo kubabaza Angela, nubwo atabivuze. Komeza utege amatwi, uragenda ubona imbaraga Angela yari afite zo kunesha, imbaraga zo kwihangana, ndetse nawe niba unyura muri ubu buzima hari icyo wamwigiraho. Ese Angela ibi bibazo azabivamo ate? Ese Kalisa bizamuhira? Tega amatwi ubane natwe iki kiganiro kugeza kirangiye, uragenda usobanukirwa. Abaturanyi ba Angela batangiye kujya babaseka cyane, bakajya babavuga amagambo abaserereza, bavuga ko umugabo yamutaye ndetse Angela akajya atinya kugera mu bantu, akaguma mu rugo, akihanganira ibi byose. Nk'uko bisanzwe, ubusinzi n'ubwomanzi ntabwo bwabura kugira ingaruka mbi ku muryango. Umuryango wa Kalisa na Angela watangiye gusubira inyuma mu buryo bw'ubukungu, mu buryo bugaragara, batangira kugenda bakena, bizinesi zisubira inyuma, imibereho yabo y'ubuzima irahinduka. Kalisa yatangiye gutakaza amafaranga menshi mu bikorwa by'ubwomanzi, iduka rye rya mbere ryarafunzwe kubera imyenda, irindi naryo rigenda rishiramo kubera kurya atarangura. Abacuruzi bagenzi be bamwizeraga batangiye kumwicaho kubera ubwambuzi. Ntiyari wa mugabo ugishyira imbere gukora, ahubwo icyo yashyiraga imbere byari ukwinezeza mu nzoga n'indaya. Mu rugo rwa Angela nawe yatangiye no kugurwa kubona bimwe mu bikoresho nkenerwa byo mu rugo, bimwe bimusaziraho akananirwa kugura ibindi, abana bakambara imyenda ikabasaziraho kandi barahinduraga buri kwezi. Ibintu bitangira kuba bibi cyane. Ubwo abana batangiye kwiga nabi, basubira inyuma mu ishuri kuko bari batakibona ibikoresho by'ishuri byuzuye. Umuto nawe akura nabi kuko atabonaga indyo yuzuye. Angela yabonye ibintu bikomeje kuba bibi cyane, yiyemeza gutangiza ubucuruzi buto mu isoko, akajya acuruza imbuto n'imboga ku gasoko kugira ngo we n'abana be babashe kubaho. Angela yatangiye kumva yihebye kubera ibibazo bimugose, akabona ukuntu agorwa no kubona amafunguro, yibuka ko Imana yamuremye imuzi kandi izamurengera, akajya yiragiza Imana agira ati, Mana, singushinja ko ari wowe wanshyize muri ibi bibazo bigoye, ahubwo icyo nkusaba umpe imbaraga zo guhangana n'ibi bihe bitanyoroheye. Angela ntiyari yarigeze akunda gusenga, ariko hafi yiwe hari urusengero, atangira kujya ajya gusenga. Bwa mbere ajyayo yicaye ku ntebe y'inyuma. Umunsi wa mbere yinjiranye umubabaro mu rusengero, ariko yahaboneye urukundo atigeze kubona. Abadiyakoni baramwegereye, baramuganiriza, yumva aguwe neza. Mu gihe cyo kwiga ijambo ry'Imana, yumvishe umwigisha avuga ngo muri Matayo 11:28 kugeza ku wa 30 haragira hati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Umurongo wa 29, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Umurongo wa 30, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Uwo mwanya yahise yumva ko abonye uburuhukiro, yumva ko abonye uwo agiye gutura amaganya ye,
bahagurukije abashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, abanza gutinya, ariko aza kujyayo ku munota wa nyuma. Kuva ubwo yumvise abohotse mu mutima we, yabona ibibazo bimwugarije akaririmba bikagenda bishira, akumva yuzuye ibinezaneza mu mutima we. Nyuma yo gukizwa, Angela yatangiye guhinduka. Nubwo ubukene bwari bukomeje kwibasira umuryango we, icyakora umutima we wasendereye amahoro. Akundisha abana be gusenga, abigisha kubabarira, ndetse ntiyigeze abangisha se. Muri ibi bibazo byose, uyu mugore yari umutima mwiza, yakomeje gukundisha abana be papa wabo, ntiyigera ababwira ko yahemutse, ahubwo nabo bakomeza kumukunda, ari nako barushaho gukunda gusenga. Nyuma y'igihe habonetse amahirwe mu karere, habonekamo akazi, kuko Angela yari yarize, adepoje barakamuha. Ku bw'amahirwe, imigisha izira rimwe n'abana be, kuko bari abahanga, babonye amanota meza abemerera kwiga muri kaminuza kuri buruse ya leta. Sibwo Angela atangiye gusubizwa. Kalisa, si bye bigeze hehe? Komeza kubana natwe ugende usobanukirwa iyi nkuru, kandi nakwinginze cyane yigireho kuko irimo amasomo menshi. Icyo gihe Eric yakomeje amashuri ye, akomeza muri kaminuza, yiga ibijyanye n'ikoranabuhanga. Mushiki we nawe yiga ibintu byo kudoda, dore ko yabikundaga. Ibintu byatangiye kumera neza mu muryango wa Angela, aza no kujya gusenga, asaba umwanya wo gushima Imana. Abantu bahinduka ku bwinshi ku bwe, kuko uyu mugore yabaye intwari. Ubwo Kalisa yari yarataye urugo rwe, amafaranga amushiraho, inshuti ziragenda, atangira kwicuza. Yibuka ibihe yabayemo n'umuryango we atarahinduka, atangira kujya agira agahinda, akirwa yigunze. Inshuti zamushizeho, nta muntu wari ukimwizera, akajya yirirwa yicaye yigunze, yabuze ayo acira n'ayo amira. Kalisa yabonye bikomeje kumucanga, ahitamo gusubira ku rugo rwe rukuru, asubiranayo isoni n'ikimwaro. Aho yari asubiye ni kwa Angela. Agenda yikandagira. Mu gihe Angela n'abana be bari bamaze kwiyakira, umugabo yaje igicuku kinishye. Arakomanga, baramukingurira, atinya kuvugisha umugore we. Umugore we nawe aramwihorera. Yamugaragarije uburakari, kuko yari umuntu ukijijwe. Ariko disi, gukizwa ni byiza. Nawe mwifurije gukizwa na Angela, kugira ngo ujye wubaha umugabo wawe niyo yaba aguhemukira. Reka dukomeze n'inkuru yacu, ariko mwibutse gukora subscribe, gusangiza iyi nkuru kugira ngo igende yigisha benshi. Ubwo Kalisa yafashe icyumba cye, akarara asuhuza umutima, akavuga ngo Mana, nsubiza ibihe byanjye nahozemo, nanjye nzakubahisha. Cyo ngaho rero, Kalisa nawe atangiye kwibuka Imana. Burya ibibazo ntaho bitakugeza. Reka dukomeze twumve uko byagenze. Hashize iminsi mike, Kalisa afata icyemezo cyo gusaba imbabazi umugore we. Aramuhamagara kuri telefoni, amusaba ko yamuha umwanya nyuma y'akazi. Umugore we yarabyemeye, baraganira. Umugabo avuga amakosa ye yose, asaba imbabazi umugore we. Umugore amubwira ko Imana yamubabariye, nawe atakwimana imbabazi, asaba umugabo we guhinduka, nawe akajya ajya gusenga. Umugabo ntiyazuyaje, yahise abyemera, arahaguruka, barahoberana, bararira, batangirana urugendo rwabo rw'urukundo bundi bushya. Ubwo Kalisa yemeye kujya gusenga, arahinduka, yemera guca bugufi. Muri iyo minsi akitabwaho n'umugore, kuko ari we wari ufite akazi. Tega amatwi wumve uko ubuzima bwaje guhinduka bukongera kuryoha, wumve icyabibafashijemo. Nawe ushobora guhinduka. Umugabo wawe ashobora guhinduka, umugore wawe ashobora guhinduka, umwana wawe ashobora guhinduka. Ntukihebe. Muri iyo minsi bateguye amashimwe, bajya gushima Imana nk'umuryango, bo n'abana babo, abo basenganaga barabishimira. Amarangamutima yasaza abari aho bose, batungurwa n'ukuntu Angela n'abana be bakiriye Kalisa, kandi yarabahemukiye. Gusa burya ngo mujye mubabarira, kuko namwe muzababarirwa. Bakomeje kubaho, ariko bashakisha. Abana bose basoza amashuri, ndetse babona akazi. Na Kalisa nyuma y'igihe aza kwibukwa n'umukire bakoranye,
amuha akazi ko kubakisha, arongera abona igishoro, aracuruza ubuzima buba bwiza nka mbere. Iyi nkuru ya Kalisa na Angela n'abana babo ikubiyemo ubutumwa bwinshi, gusa harimo amasomo ku bagabo ko bakwiye kwirinda ingeso y'ubuhehesi, kwirinda guca inyuma abagore babo no kwita ku miryango yabo. Ikindi abagore bakigira kuri Angela ni uko bakiga kubaha, guca bugufi, kubabarira, kwihangana ndetse bagakunda gusenga. Ikindi wakora muri iyi nkuru ni uko Imana ijya ihindura amateka. Niba uhuye n'ibibazo senga kandi wizere Imana izagushumbusha ibyo wabuze mu ngorane wahuye nazo. Niba udasenga wajya usenga kandi ukiringira Imana. Inkuru nk'izi ziba zikubiyemo ubutumwa bwinshi butandukanye, hano ni akagaruka. Kora subscribe kandi ndagusabye usangize iki kiganiro kugira ngo kibe kigenda cyigisha benshi. Wakoze kubana natwe, duhurire muri comment tubwire uko ubyumva.